Bavandimwe, inshuti, bakunzi b'indirimbo zo guhimbaza Imana, turabasuhuje. Uyu ni umwanya w'amateka y'indirimbo. Mbere yo gutangira, turabanza gushimira mwese mwakoze subscribe, mwakira video tukishyiraho, abakora like ndetse bakazisangiza abandi. Mwese Imana ibahe umugisha. Ni Family Melodies, muri kumwe na Frank. Uyu mwanya tujye kuvuga ku mateka y'indirimbo turimo kuririmba muri iyi minsi. Indirimbo y'191 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana cy'itorero ry'Abadiventiste munsi wa 7 mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ni indirimbo yitwa Ngize amahirwe ndi uwa Yesu. Iyi ndirimbo yanditswe n'umukobwa witwa Fanny Crosby, wavutse ku itariki 24 Werurwe 1820. Yabayeho kugeza ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri 1915. Fanny Crosby yapfuye afite imyaka 94. Uyu yari umukobwa w'umunyamerika wari ufite ubumuga bwo kutabona. Yari umwanditsi w'indirimbo, akaba umwanditsi w'imivugo n'ibisigo, kandi yari umuhanga mu by'amajwi. Niwe wanditse indirimbo zihimbaza Imana zirenga 8,000, indirimbo zakunzwe cyane kugeza uyu munsi. Fanny Crosby yamenyekanye nk'umwamikazi mu banditsi b'indirimbo zihimbaza Imana, Queen of Gospel Songwriters. Yamenyekanye kandi nk'umuhanga mu kuririmbira mu ruhame muri Amerika, Mother of Modern Congregational Singing in America. Zimwe mu ndirimbo musanzwe muzi zanditswe na Fanny Crosby ni nka Umukiza aranyobora, Imana ihimbarizwa ibyo yakoze, Ntumpiteho Mukiza we, Yesu unkomereze ku musaraba wawe, Yesu araguhamagara none, Kiza abanyabyaha. Izi zose hamwe n'iyi turimo kuvugaho uyu munsi yitwa Ngize amahirwe ndi uwa Yesu, ni indirimbo dusanga mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana cy'itorero ry'Abadiventiste munsi wa 7. Fanny Crosby yanditse ibisigo byamenyekanye birenga 1000. Ibitabo 4 by'ibisigo byashyizwe hanze kandi byarakunzwe cyane. Uretse indirimbo zihimbaza Imana, Fanny Crosby yajyaga yandika n'izindi ndirimbo zakoreshwaga mu bindi bikorwa bya politiki, indirimbo zo gukunda igihugu. Uyu mukobwa yari azi kuvugira mu ruhame, kandi imibereho ye yari yarayeguriye Kristo. Reka twumve amateka ya Fanny Crosby. Fanny Crosby yavutse ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1820. Avukira mu gace kitwa Bristol, kari mu majyaruguru ya New York. Aha hari mu birometero 80 uvuye muri uyu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari umwana wenyine w'ikinege ababyeyi be babyaye. Papa we yitwaga John Crosby, mama we akitwa Mercy Crosby. Amateka avuga ko aba babyeyi bari bafitanye isano. Umwe yari mubyara wundi nk'uko inkomoko yabo bigaragaza. Fanny Crosby afite ibyumweru 6 by'ubukuru yaje kurwara amaso. Muganga witaga kuri uwo muryango muri iyo minsi ntabwo yari ari hafi. Ibi byatumye Crosby avurwa n'undi muganga, umuganga utari inzobere mu by'ubuvuzi. Imiti yakoresheje amuvura ntabwo yamukijije, kuko byaje kurangira agize ubumuga bwo kutabona. Ubumuga yagize kuva afite amezi 2 gusa y'ubukuru. Papa wa Crosby witwaga John Crosby yapfuye mu kwezi kwa 11
mu mwaka w'1820, umwaka Fanny Crosby yavutsemo. Icyo gihe Fanny Crosby yari afite amezi 6 y'ubukuru gusa. Crosby yasigaranye na mama we wari ufite ubushobozi bukeya, ariko aza kurererwa kwa nyirakuru witwaga Eunice Paddock Crosby. Uyu nyirakuru yapfuye mu 1831 kuko yari ashaje. Aba babyeyi bamureze mu buryo bwa gikristo. Akiri muto bamumenyereje gufata imirongo ya Bibiliya mu mutwe. Ibi byatumye abo mwizera ukomeye w'idini rya Methodiste mu gace bari batuyemo. Ubwo Crosby yari afite imyaka 3, umuryango we wimukiye North Salem muri New York, aho nyirakuru yakuriye. Mu kwezi kwa 4 mu mwaka w'1825, umuhanga mu byo kubaga witwa Valentine Mott yaramusuzumye, abona ko amaso ye atari ayo kubagwa, kandi ababwira ko ubumuga bwe bwo kutabona ari ubwa burundu, permanent blindness. Fanny Crosby ku myaka 8 nibwo yanditse igisigo cya mbere kibandaga ku burwayi bwe. Yaravuze ati, biragaragara ko ari by'Imana yampitiyemo ko mba utabona mu buzima bwanjye bwose. Ndabimushimiye. Iyaba byashobokaga ko ejo mpabwa amaso nkabasha kubona, sinari kubyemera. Wenda sinaba mpimbaza Imana mu ndirimbo nk'uko bimeze ubu. Ibyo mbona ahanzengurutse nibinyuraho byabasha kunteshura ku guhimbaza Imana kuzuye. Yarongeye aravuga ati, ningera mu ijuru, ishusho nzabona bwa mbere nkihumura amaso ni y'umucunguzi wanjye. Amen. Crosby yakuriye mu buzima bwo guhimbaza Imana no kwiga ibyanditswe byera. Ku myaka 10 yabashaga gufata mu mutwe ibice 4 bya Bibiliya buri cyumweru. Ku myaka 15 Fanny Crosby yari yarafashe mu mutwe ibitabo 4 by'ubutumwa bwiza, ni ukuvuga Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Yari yarafashe mu mutwe kandi igitabo cy'imigani, indirimbo za Salomo ndetse na Zaburi. Kuva Fanny Crosby afite imyaka 12, umwarimu w'umuziki yatangiye kujya amusura aho bari batuye. Mwarimu yazaga inshuro 2 mu cyumweru akabaha amasomo yo kuririmba hamwe n'abandi bana. Kuri iyo myaka nibwo Crosby yatangiye kujya ajya mu rusengero rwa Methodiste. Yakundaga indirimbo zabo zihimbaza Imana. Mu 1835 Crosby yiyandikishije mu ishuri ry'abafite ubumuga bwo kutabona rya New York, mbere gato yuko yizihiza isabukuru y'imyaka 15. Yabaye umunyeshuri muri iryo shuri imyaka 8, ndetse nyuma yo kurangiza ayo masomo ahamara indi myaka 2. Muri iyo myaka 2 niyo yigiyemo gucuranga ibyuma bya muzika nka piano, organ, harp na gitari, kandi yabaye umuririmbyi mwiza w'ijwi rya soprano. Akiri muri iryo shuri mu mwaka w'1838, mama we Fanny Crosby yashatse undi mugabo, babyarana abana 3. Mu mwaka w'1844 uwo mugabo yaje gutandukana na Fanny Crosby, amusigira abo bana 3 na Fanny Crosby wa 4. Nyuma yo gusoza amasomo ye mu mwaka w'1843, Crosby yakoze ibikorwa bitandukanye. Yabaye umuvugizi wa bagenzi be bari bahuje ubumuga bwo kutabona mu nzego nkuru za leta. Fanny Crosby yabaye umukobwa wa mbere wavukiye imbere ya Sena muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byose yabikoraga akoresheje ibisigo n'imivugo ndetse n'indirimbo. Fanny Crosby yabaye umukobwa udasanzwe.
mu mwaka w'igihumbi kimwe 1846 yabaye umwarimu kuri rya shuri yizemo kugeza ubwo haburaga iminsi 3 ngo akore ubukwe. Ubukwe bwe bwabaye ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu 1858. Yari afite imyaka 38 y'ubukuru. Yashyingiranwe na Alexander Van Alstyne nawe wari ufite ubumuga bwo kutabona. Bahuriye kuri iryo shuri ari umunyeshuri. Crosby yinjiye mu idini y'ababatisita kuva 1867. Yabaye umuvugabutumwa ukomeye haba ari mu idini ya Methodiste ndetse no muri iyi dini y'ababatisita. Yabayeho umudiyakonikazi ndetse yabaye n'umubwirizabutumwa w'ubushake, kandi muri icyo gihe yanditse indirimbo nyinshi zo guhimbaza Imana. Nibwo yanditse indirimbo yitwa Umukiza aranyobora ndetse n'izindi. Amateka ni maremare ntabwo twayavuga yose. Umuryango wa Crosby na Van wari umuryango wiyeguriye Imana. Amateka avuga ko nta nzu bigeze batunga ngo ibe urugo rwabo. Bahoraga bagenda ahantu hatandukanye babwiriza ubutumwa. Ubushobozi bukeya bakuraga mu gukoresha izi mpano zabo nibwo bwabafashaga kubaho ndetse no gufasha abakene n'abandi batishoboye. Van, umugabo wa Crosby, yari umucuranzi ukomeye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1859 nibwo babyaye umwana w'umukobwa, ariko uyu mwana yaje gupfa akivuka. Ntaho amateka atwereka ko bigeze kubyara undi mwana. Crosby muri ibyo bihe nibwo yahimbye indirimbo yitwa Safe in the Arms of Jesus. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1873 nibwo Crosby yanditse indirimbo yise Blessed Assurance, ariyo mu kinyarwanda yitwa Ngize amahirwe ndi uwa Yesu. Iyi ndirimbo yayifatanije na Phoebe Knapp wamufashije gukora umuziki wayo. Uyu yari umuhanga mu byo gukora imiziki n'amajwi y'indirimbo. Kuri Fanny Crosby guhimba indirimbo nziza nk'iyi ntibyari bigoye kuko yari yaramaze kwiyegurira Imana, kandi uyu wari umurimo we wa buri munsi. Iyi ndirimbo ifite amagambo meza kandi yarakunzwe cyane. Van, umugabo wa Crosby, yapfuye mu mwaka w'igihumbi kimwe 1902. Icyo gihe ntiyari akibana na Fanny Crosby. Fanny Crosby nawe yari ashaje, ntabwo yabashije kujya gutabara kuko yari afite intege nkeya z'umubiri. Fanny Crosby yapfuye ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri 1915 afite imyaka 94. Yari amaze amezi 6 arwaye kandi arembye. Nubwo imbaraga z'umubiri zari zarashize, ariko yari agifite imbaraga z'umutima. Ese hari ikintu na kimwe wumva ufite cyakubuza kwiyegurira Imana no kwikorera? Fanny Crosby yatubereye urugero rwiza. Yabayeho mu buzima bugoye, ariko ntiyaretse Imana. Umubyeyi we, ndavuga papa we, yapfuye Fanny Crosby afite amezi 6, ariko ntibyatumye acika intege. Fanny Crosby ntabwo yigeze agira umwana ngo akure amureba mu maso, ariko ntabwo byamubujije gukorera Imana. Yagize umuryango mwiza kandi umuryango wiyeguriye Imana. Dufite impamvu nyinshi zatuma dukorera Imana, impamvu zirenze za Fanny Crosby. Indirimbo y'191 igice cyayo cya mbere kiravuga ngo ngize amahirwe ndi uwa Yesu. N'ubu mfite umunezero mwinshi, ndazwa agakiza, ndacunguwe, njyawe n'umwuka, ndatunganye. Chorus: nibyo ndirimba, nibyo mvuga, nshima umukiza ubudasiba. Nibyo ndirimba, nibyo mvuga, nshima umukiza ubudasiba. Igice cya kabiri:
nditanze ndamwiyeguriye, ndumva ibyishimo binsabye rwose. Narokotse kubw'ubuntu bwe, none ntegereje iby'ijuru. Nibyo ndirimba, nibyo mvuga, nshima umukiza ubudasiba. Nibyo ndirimba, nibyo mvuga, nshima umukiza ubudasiba. Igice cya gatatu. Sinkiri uwanjye ndamwihaye, niwe wambohoye arambatura. Mbe maso nsenge ntegereze, maze ubuntu bwe bunyuzure. Nibyo ndirimba, nibyo mvuga, nshima umukiza ubudasiba. Nibyo ndirimba, nibyo mvuga, nshima umukiza ubudasiba. Bakunzi b'indirimbo zo guhimbaza Imana, bakunzi b'amateka y'indirimbo, ngira ngo mwumvise ibya Fanny Crosby. Buri wese ndatekereza ko hari icyo akuyemo. Imana itubashishe kunyura mu nzira ikwiriye, nubwo twabaho ubuzima bubi, tuyinambeho kugeza iteka ryose. Murakoze. Nitwa Frank. Ngize amahirwe n'uwa Yesu, n'ubu mfite umunezero mwinshi, ndazwa agakiza, ndacunguwe, nawe n'umwuka natunganye. Nibyo ndirimba, nibyo mvuga, nshima umukiza ubudasiba. 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 Nditanze ndamwiyeguriye, ndumva ibyishimo binsabye rwose. Narokotse kubw'ubuntu bwe, none ntegereje iby'ijuru. Nibyo ndirimba, nibyo mvuga, nshima umukiza ubudasiba. Nibyo ndirimba, nibyo mvuga, nshima umukiza ubudasiba. Nibyo ndirimba, nibyo mvuga, nshima umukiza
maso nsenge ntegereze mazu